ndacyakwiyumvamo mwituze ndetse no mu byo nkora byose. Ni nkawe sinyongorera gahoro kunyibutsa, ndacyiyumva nkaho uri iruhande rwanjye unyegereye, kabone nubwo waba uri kure. Urukundo ruracyadufata nkaho utigeze ugenda. Iyo mfunze amaso yanjye nkubona uri iruhande rwanjye unyegereye cyane kurusha umwuka mpumeka. Ndacyari uwawe nubwo hari intera ndende. Buri joro na buri munsi nta ntera ishobora guhindura ukuri. Umutima wanjye wose uracyakwiruka inyuma, aho ubuzima bwakwerekeza hose. Ati ni wowe rukundo rwonyine nzi mu bihe bizaza byose. Ati ndacyari uwawe nubwo uri kure. Iyo ntekereje ku buryo useka n'uburyo undeba uko nyine, niyumva nkaho ari njye gusa wari ukeneye, ndetse nkaho nta kindi cyahwana nanjye. Kandi ndacyitwaje uko unkoraho, uko nkaho bitazigera bishirana n'igihe. Ati kuko kugukunda gutya ibi bituma niyumva nkaho naremanywe, kandi nibyo koko niko kuri. Kandi nubwo hari intera ndende hagati yacu, uracyari byose kuri njye. Ati ndacyari uwawe nubwo uri kure. Buri joro na buri munsi. Ati nta ntera yahindura ukuri. Umutima wanjye wose uracyakwiruka inyuma, aho ubuzima bwakwerekeza hose. Ni wowe rukundo rwonyine nzi. Ati kandi mu bihe bizaza byose ndacyari uwawe nubwo uri kure. Ati hari amajoro ngukumbura cyane, ndetse nkifuza ko waba uri hano kugira ngo nguhobere akanya gato. Ati ndetse nkumva unyegereye. Ati ariko no mu bihe by'irungu ndetse bibabaje kurushaho, bibaye ngombwa ko nongera guhitamo, nakongera nkaguhitamo nanone, nk'uko nabikoze inshuro 1000 mbere. Maze rero ntuzigere ushidikanya ku mutima wanjye habe n'isegonda. Ati kuko ibyo dufite byose ni ukuri, ndetse birakomeye kandi ntibizigera bishira. Kandi igihe intera izaba ishize, umunsi umwe nkakubona iruhande rwanjye. Ati nzagupfumbata nkaho ntigeze ngusiga, ndetse nkaho nahoze aho iteka. Uru rukundo ntirushira, rugenda rwumvikana neza kurushaho. Ati buri kilometero cyose kigaragaza ko ari wowe umberaho. Ati ndacyari uwawe nubwo uri kure. Ati twegerana binyuze mu magambo tuvugana. Buri nzozi zose zinzanira wowe, buri gace kanjye karacyagukunda. Aho twajya hose kure, uracyari urukundo rwanjye nzi wenyine. Ati mu mutima utera ibizaza byose ndacyari uwawe nubwo waba uri kure. Wenda urukundo si ukuba wegeranye n'umuntu, wenda ni ugutegereza ndetse ukanga kumurekura. Ati kuko nubwo hari intera yose, haje andi mahitamo nanone. Ati nakongera nkaguhitamo.